Iyi filimi ya John Wick irarenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ibaze ko mbere yuko batangira gushutinga amashusho y'iyi filimi babanje gufata umukinnyi wayo w'ibanze Keanu Reeves bakamujyana kwiga imbunda mu gihe kigera mu mezi 5 yose. Ndimo gukora research kuri izi filimi za John Wick ari ikintu cyanangaje. Nari ko zino filimi zatwaye budget nyinshi ariko nk'igice cyayo cya mbere cyatwaye budget ya miliyoni 20 zonyine. Kikimara kugera ku isoko kinjiza box office iri hejuru. Tugiye kurebera hamwe uburyo zino filimi zakozwe, ibintu bitangaje byabereye kuri seti zayo. Reka tubane muri kino kiganiro. Ubundi iyi filimi ya John Wick yasohotse mu 2014 isohoka directizwe na Chad Stahelski. Umukinnyi wayo w'ibanze yari kuba Keanu Reeves kandi yari kubiri mu bwoko bwa action. Bajya kuyikora bari barateguye budget ya miliyoni 14 gusa ntabwo bari babizi ko aya mafaranga azaba abana makeya kugeza ubwo umushoramari Eva Longoria yinjiramo agashoramo izindi miliyoni 6 zose z'amadolari. Mbere yuko tuvuga kuri behind the scene n'ibintu bitangaje byabereye kuri set y'iyi filimi, ubundi iyi filimi ivuga ku mugabo John Wick uba waravuye mu gatsiko k'aba hitman. Aba ba hitman babishyirwa ama contract bakajya kwica abantu. Uyu John Wick ajya kwibera mu mujyi wa New York aho yazana gupfishiriza umugore Helena, ariko mbere yuko uyu mugore apfa amusigira impano ariyo yakabwa ka Dice. Umunsi umwe John Wick arimo kwigendera mu modoka ye aza guhura n'aba gangster b'Abarusiya. Muri abo ba gangster barimo umuhungu Joseph Trazov uhita ukunda imodoka ya John Wick agashaka kuyigura, ariko uyu John Wick akaza kubyanga. Muri iryo joro John Wick aba yanze kugurishamo imodoka yiwe. Uyu Joseph Trazov we n'agatsiko kiwe baza kwataka John Wick. Muri uko kumwataka muri iryo joro baramukubita ku rwego ruri hejuru, bakica imbwa yiwe bakaniba n'imodoka yiwe. Iyi niyo nkuru iyi filimi ya John Wick ishingiyeho. Mu gukora iyi filimi bari bafashe risk ikomeye cyane. Gukora script ya filimi yawe wicamo imbwa, ibi aba ari ibintu bishobora gutuma womba cyane kuko abanyamerika bakunda pets zabo. Ikintu cyose cyerekana violation ku nyamaswa cyane cyane ama pets kiba gishobora gutuma uhomba ku rwego rudasanzwe. Ibi director Chad w'iyi filimi yarabizi. Yahisemo gufata iyo risk avuga ko n'ubundi nimba abantu bashobora kugera kure kubera ama pets yabo, ubwo iyi filimi irimo kuri kwinshi. Mbere yuko batangira gushutinga iyi filimi, uyu Keanu Reeves ariwe John Wick babanje kumujyana kumutoza kuko amastandi yiwe yose yari kuza kuyikorera. Muri scene za John Wick ari tekinike nke yari kuza gukoresha z'ingenzi. Yari kuza gukoresha jiu-jitsu, judo, close quarter combat na practical gun training. Muri izo training wari baramujyanyemo yamaragamo hagati y'amasaha 4 na 5 kandi ibi byabaye mu mezi 6 yose. Director w'iyi filimi Chad yashaka ko Keanu Reeves azazabasha nko gukokinga imbunda ku muvuduko wihuse nta kati bakoze ku buryo scene zose zizaba zigaragara nk'izanyazo koko. Ibi byaje no gutanga umusaruro dore ko Keanu Reeves 90% by'amastandi yiwe yose yaje kuyikorera kandi akagenda neza. Ziriya weapon translation wabonye muri iyi filimi zabaga ari izanyazo koko ari John Wick bazikoze na CGI bigeze bakoresha. Aba ba director b'iyi filimi Chad Stahelski n'uyu David Leitch mbere yuko batangira kuba ba director ubundi bari aba standmen. Aba standmen ni bari abagabo bakora scene zigoranye cyane cyangwa zira scene z'ubwiyahuzi birinda ko mu main actor ashobora kugirira ikibazo muri filimi hagati. Iyo main actor agiriye ikibazo hagati mu gushutinga filimi biba bishobora kudindiza filimi ku buryo igihe yari kuzasohokera kiyongera. Aba ba director kari babiri bari barambiye gukora udukati dutoya barimo guhisha udusene dutoya twagenze nabi tw'aba main actor. Iyo niyo mpamvu bafashe Keanu Reeves bakamujyana kumutoza igihe kirekire kugira ngo bazakore scene ziri wide shot, long take, clean choreography kandi ibyo byose bakabikora nta makati menshi bakoze. Mbere yuko dukomeza tukwisabiye kudutera intunga udukorera subscribe unatwibutsa filimi twazagukoreraho ubutaha muri comment dire ko tugiye no kuzatuzisubiza. Gusa biba byiza iyo filimi yamamaye kuko nibwo ibifite amakuru menshi. Nimba wararebye iyi filimi wabonye ira hotel birimo ya Continental aho abicanyi baba bajya kuruhukira kandi akaba nta wundi mwicanyi wabageraho ngo abagirire nabi. Igitekerezo cy'iyo hoteli bari bagikuye mu zindi filime ebyiri arizo Secret Society n'indi bita Samurai Honor Codes. Aba bagabo baranategura ku rwego rudasanzwe ku buryo muri script zabo bagenda bongeramo ibintu bishobora kuzaza bikurura abantu. Mu kwandika iyi filimi bari barasizemo the band cyangwa villain witwa Viggo Trazov. Uyu Viggo Trazov ni uba warabyaye uriya mwana wiyenza kuri John Wick ariwe Joseph Trazov. Muri script z'uyu mugabo Viggo Trazov bari baramwandikiye umurongo azavuga uriya mwana bamaze gusagarira uyu John Wick. Uwo murongo wari umurongo wari dramatic ku rwego rudasanzwe ku buryo wari kuza gukura attention y'abantu bigatuma iyi filimi ikundwa ku rwego rudasanzwe. Iyi filimi kimara gusohoka kandi ni nako byagenze. Uwo murongo wavuga guti he's not the bogeyman, he's the one you send to kill the bogeyman. Ako gasene uwo mugabo avugamo ayo magambo nta sene zo kurwana zirimo, kara gasene ko kumvikanisha uburyo uyu mugabo John Wick ateye ubwoba bita bikagera gasene kari dramatic. Nusoma kuri Wikipedia uraza kubibona.
Muri script z'uyu John Wick bari bamuhaye script z'umugabo uzaza uvuga amagambo makeya kugira ngo agaragare nk'umuntu uteye ubwoba. Nimba wararebye iyi filime warabibonye ko uyu John Wick abavuga amagambo makeya, ibi byatewe nuko abantu banditse script ziwe babanje kujya kwiga kumenya muntu, bigana psychological y'abantu bavuga amagambo makeya kugira ngo scene za John Wick zizabe zigaragara nka dramatic cyane. Iyi filime ya John Wick ikigera ku isoko yasikundwa ku rwego rudasanzwe, itayinjiza miliyoni 86 zose z'amadolari. Aya mafaranga yari menshi cyane kuri filime ya 2014 kandi yanakoreshejwe budget iri hagati ya miliyoni 20 na 30. Filime ikimara kwinjiza kano kayabo, sinzi ko nawe watuyihagarika utayisohora igice cya kabiri, dore ko igice cya kabiri cya John Wick cyasohotse mu 2017. Cyo cyasohotse gifite amasaha 2 kina directinzwe na wa mu director wakoze igice cya mbere. Kubera ukuntu igice cya mbere cyari kimaze gukundwa, iyi filime yo yagiye gukorwa none ifite abashoramari, dore ko yagiye gukorwa ifite budget ya miliyoni 40 z'idolari. Mu kwandika script z'iki gice cya kabiri bakoze uko bashoboye ku buryo kizatangira neza nk'aho igice cya mbere cyarangiriye. Bananditse script neza ku buryo John Wick azagaruka muri yasi yiwe yo kwica abantu kugira ngo filime izabone scene nyinshi za action. Muri iyi filime hazamo umugabo Santino D'Antonio uba warafashije John Wick kuva mu isi y'ubwicanyi. Uyu Santino kugira ngo afashe John Wick kuva muri isi y'ubwicanyi babanza gukora isezerano yuko ikindi kintu cyose azamusaba azakimukorera. Aba bagabo babanajya kure bagakora amamarike ku buryo igihe cyose azashaka kukwishyuriza azaza akakwereka iyo marike, hanyuma nawe ukamukorera ikintu cyose ashaka. Uyu Santino agaruka aje gusaba uyu John Wick favor, uyu John Wick akabyanga kubera ko abazi ko bizamugarura mu isi y'ubwicanyi. Uyu Santino abonye uyu John Wick yanze kumukorera iyi favor, ni hajya gutwika iriya nzu ya John Wick, scene banashutinze bya nyabyo. Mu gushutinga iyi scene baragiye bubaka inzu ya nyayo ariko idakomeye, iri full scale set kugira ngo baze kuyirimbura gusa. Kugira ngo scene ize kumera neza nk'iya nyayo bakoze practical effect kugira ngo bazongeremo utuntu dukeya bifashije CGI. Utwo tuntu bari kongeramo byari ibishashi by'umuriro binini n'ibintu byari kugenda byikubita impande n'impande, scene ikazagaragara nk'iya nyayo koko. Ni ukuvuga ngo bubatse inzu kugira ngo baze gushutinga barimo kuyitwika gusa, ibintu bizamura budget ya filime ku rwego ruri hejuru. Ikintu gitangaje kuri John Wick igice cya kabiri, uriya mukinyi wayo wibanze Keanu Reeves mbere yuko batangira gushutinga yasubiye kwiga za tekinike twavuze ku gice cya mbere, ariko zira advanced kuko amastandi yiwe yose yari kuza kuyikorera mu gihe cy'amezi 8 yose. Ibyo byose babikoraga kugira ngo bazakore scene zigaragara nk'izanyazo koko kandi banazishutinge nta makati menshi bakoze ku buryo bashoboraga gushutinga umunota wose. Mu gushutinga iyi filimi director wayo Chad yari abizi ko ari scene yari kuza kubagora cyane, iriya scene bita katakombo scene. Iyo yari scene aho John Wick amaze kwica Gianna, hanyuma na Santino amaze kumugambanira, hanyuma uyu John Wick agahitamo guhungira hasi muri za tano mu mihanda y'i Roma. Ikintu cyari gutuma iyi scene igorana cyane nuko ari scene bari kuza gufata iri prolonge nta makati menshi bakoze. Aha uyu John Wick bagombaga kumufata scene zimugaragaza wese kandi akamenya no gukoresha ibuda ku muvuduko wihuse. Ibyo byose akabikora zini segonda ari buze kubikoreramo kandi bakabikora birinda amakatsi kugira ngo scene zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Indi scene yabagoye ku rwego rudasanzwe mu ikorwa by'iyi filime ya John Wick igice cya kabiri ni iriya scene aho John Wick arwanira mu cyumba cyuzuyemo ibirahuri. Kubera ukuntu bashutingiraga mu cyumba cyari cyuzuyemo ibirahuri, ari gihe bashutingaga bagasanga ibirahuri birimo biragaragaza crew yabo. Ibi byatumaga bakora amakati menshi barimo gushaka ango nziza bari buze gushutingiramo crew yabo nigaragare. Igitekerezo cyo gukora iyi scene yo mu birahure bari baragikuye muri filimi Enter the Dragon yakinywe na Bruce Lee. Mbere yuko tuvuga box office y'iki gice cya kabiri cya John Wick, ari utuntu duke ugomba kuyimenyaho. Mu gushutinga iyi filimi John Wick bari bamuhaye script yo kuba afite imbwa ebyiri kugira ngo bizaze bigaragaza ko afite ubumuntu. Iyi filimi yagiye kurangira ikiniwe ahantu hatatu y'ingenzi ariho New York, Roma na Montreal. Mwirangira ry'iyi filimi uyu John Wick yica Santino amwiciye muri ya hoteli biba bitemewe ko wakiciramo umuntu ariyo The Continental. Bivuze ko uyu John Wick aba yisha amategeko agenga aba bicanyi, ari nabyo byasetinze igice cya gatatu. Iki gice cya kabiri cya John Wick kikigera ku isoko cyase gikundwa ku rwego rudasanzwe kitakinjiza box office ya miliyoni 171. Nukuramo miliyoni 40 bashoye uratubona ko bungutse miliyoni 131 zose z'amadolari. Igice cya gatatu cy'iyi filimi nacyo gitangirira neza nk'ahantu igice cya kabiri cyarangiriye. Uyu John Wick abamaze kwica Santino bita binatuma bicanyi bose bo kwisi batangira kumuhiga. Mu gushutinga iyi filimi iriya scene yo kurwanisha ibyuma iri muri scene zagoranye ku rwego rudasanzwe, dore ko yabatwaye ibyumweru 2 byose. Bakoreshaga ibyuma bya plastike kuri ziriya scene zo kurwana begeranye. Hanyuma igitangaje kuri ziriya scene zo guterana ibyuma bakoreshaga ibyuma bya nyabyo.
niyo mpamvu zino sene zamaze igihe kirekire barimo kuzikora ibyumweru 2 byose kugira ngo birinde ko ari umuntu wazabikomerekeramo. Ibyo byose kandi byabaga kuri sene itazanarenza umunota umwe urimo kuyireba kuri screen yawe. Mbere yuko tuvuga box office y'iki gice cya gatatu tukata tujya ku gice cya kane nacyo cya nyuma, ari utuntu duki ugomba kumenya kuri iki gice cya gatatu. Ziriya sene bashutingiye muri Morocco ziri muri sene zabagoye dore ko ikirere cyari gishyushye kiri kuri degree 45 zose. Impamvu ziriya sene z'ibikomere n'amaraso zigaragara nk'izanyazo kuko nuko na CGI bigize bakoresha ahubwo bavanze amakemiko aza kuvamo yari amaraso wabonaga. Bari abicanyi wabonye muri iyi filimi ya John Wick bose bari aba stunt performer, ni nayo mpamvu ziriya sene zose zo kurwana zigaragara nk'izanyazo. Muri script y'iyi filimi uyu John Wick byari kuza kurangira apfuye, gusa baje kubona ko abafana bagikunze iyi filimi birangira bahinduye script uyu John Wick asoza ari muzima. Iyi filimi yo yagiye kurangira ikoreshejwe budget ya miliyoni 75 ikigera ku isoko itayinjiza miliyoni 327. Nubikarikiratinga neza urahita ubona ko bungutse inyungu ya miliyoni 252 zose. Aya mafaranga ni menshi koko. Muri iki gice cya kane cya John Wick uyu Keanu Reeves yagarutse ari umukinnyi w'imena, gusa bari basizemo n'undi munyabigwi ariwe Donnie Yen. Muri iyi filimi uyu Donnie Yen bari bamuhaye style yo kuza kurwana ari impumyi, bimwe mu bintu byasizemo creativity muri iyi filimi. Bitandukanye n'ibindi bice, muri iki gice John Wick yari kuza kurwana adashaka kwihorera ahubwo arimo gushaka ubwigenge. Mu gushutinga iyi filimi Arsene bari babizi ko izabagora ku rwego rudasanzwe, aho uyu John Wick agenda yurira escalier ari nakagenda ahura n'abanzi. Mu gushutinga iyi filimi uyu John Wick yuriye escalier 220 zose ari nakagenda arwana. Mu gushutinga iyi scene Arsene aho John Wick ikubita hasi akamanuka zino escalier zose aba amaze kurira. Mu gushutinga izo scene zo kumanuka hasi yibarangura bazikinye byanyabyo, gusa ntago ari Keanu Reeves wazikinye ahubwo bazanye umustunt double. Uyu mustunt double bari bazanye yasaga neza nka Keanu Reeves ku buryo nuzaba urimo kureba iyi filimi utazamenya ko ari umustunt double wari urimo kumanuka hariya. Aba DOP b'iyi filimi nabo bafatiraga kamera kuri angle nziza ku buryo udashobora kubona akantu gatandukanye uyu Keanu Reeves n'uyu mustunt double. Iyi filimi ya John Wick yagiye kurangira ikiniwe hafi ahantu hatanu h'ingenzi ariho Paris, Berlin, Osaka, New York na Jordan. Nicyo gice cya John Wick kirekire dore ko gifite amasaha 2:49. Ni nacyo gice cya John Wick cyahenze dore ko cyatwaye miliyoni 100 zose z'amadolari. Ni nacyo gice cyinjije box office iri hejuru dore ko cyinjije miliyoni 447 zose. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.